Yesu ashimwe bene data, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Nimugire amahoro y'Imana aho muherereye mwese. Twongeye kubahereza ikaze kuri izi microphone kugira ngo twongere tubane muri wa mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana ndetse no gusesengura ndetse no gusobanukirwa. Hanyuma turagira ngo uyu munsi twongere turebe ku nyigisho yacu y'amatorero arindwi. Tugeze ku itorero rya kane. Uyu munsi turagira ngo tuganire ku itorero ryitwa Tuatira. Itorero ry'Ituatira. Hanyuma uyu munsi niryo tugiye kuganiraho, niryo tugiye kuba twavugaho mu magambo makeya nguko umwuka adushoboza. Reka dusenge hanyuma tuze kumva Tuatira ni iki, Tuatira byavuye he, hanyuma iherereye. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, izina ryawe rihimbazwe. Uri Imana yumva gusenga, tweretse ijambo ryawe, ube kuri twe kandi wane natwe, dusobanurire natwe tubashe kumenya icyo tuvuga. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hanyuma turabanza dusome ibyanditswe byera byahishuriye Yohana intumwa mu bice byaho bibiri ku murongo wawo wa 18. Ijambo ry'Imana tugiye gusoma bivuga ngo wandikire cyangwa se urwandiko rwandikiwe ab'Ituatira. Wandikire marayika w'itorero ry'Ituatira uti: Umwami, umwana w'Imana, ufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro n'ibirenge bigasa n'umuringa w'umuteke, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe n'urukundo rwawe no kwizera kwawe no kugabura kwawe no kwihangana kwawe, n'uburyo imirimo yawe ya nyuma iruta iya mbere kuba myinshi. Iri jambo nta niryo rikuru riri muri uru rwandiko, rivuga ngo imirimo ye ya nyuma iruta iya mbere kuba myinshi. Nyamara mfite icyo ngugaye, kuko ukundira ujya mugore Yezebeli wiyita umuhanuzikazi, akigisha imbata zanjye, akaziyobya kugira ngo zisambane kandi zijye intonorano. Icyakora namuhaye uburyo bwo kwihana, ariko ntiyashaka kwihana ubusambanyi bwe. Dore nzamugusha ku buriri, mutezane amakuba menshi n'abasambane be, nibatihana imirimo yabo mibi. Kandi n'abana be nzabicisha urupfu, amatorero yose amenye yuko ari njye urondora ubwenge n'imitima, kandi ko nzitura umuntu wese wo muri mwe ibikwiriye ibyo yakoze. Ariko mwebwe mwese abasigaye b'Ituatira badakurikiza izo nyigisho kandi batazi ibyo babandi bita ubwiru, aribwo bwiru bwa Satani, ndababwira nti nta wundi mutwaro mbikoreza keretse uyu, ko mukomeza ibyo mufite mukageza aho nzazira. Unesha akitondera imirimo yanjye akageza ku mperuka, nzamuha ubutwari bwo gutwara amahanga yose, azayaragiza inkoni y'icuma nguko ari inzabya z'ibumba, ayamenagurize rimwe nk'uko nanjye nabihawe na Data. Kandi nzamuha inyenyeri yo mu ruturuturu. Ufite ugutwi niyumve icyo umwuka abwira amatorero, amen. Hanyuma ijambo turi buze kugarukaho rikomeye ni rino rivuga ngo imirimo ye ya nyuma yaruse ya mbere, ngo ya nyuma yabaye myinshi cyane. Hanyuma reka tubanze turebe
ijambo Tuatira, ijambo Tuatira risobanura iki? Rirasobanura ngo ni amayobera, amayoberane cyangwa se amayobera cyangwa se amayoberane. Tuatira biravuga ngo amayoberane. Ni itorero ry'amayoberane, yari ririmo amayoberane, ibintu byaricanze. Uwo wari umujyi wa kera hariya kwa Rudiya w'Ituatira kubw'umwami Cresus. Ariko mu kinyejana ca gatatu mbere ya Kristo uwo mujyi waje gusenywa, nyuma wubakwa n'uwo bita Seleukusi Nikator. Icyo gihe wabaye umujyi wuzuye imico y'Abagiriki. Haberagamo muri uwo mujyi ubucuruzi bw'imyenda y'igiciro. Hanyuma niho mwumva ngo Rudiya w'Ituatira. Dushobora gusoma n'ibyakozwe n'intumwa 16 umurongo wa 14, dushobora gusangaho ayo makuru. None ngo uyu mujyi waje gusenywa ubwo Antiyokusi yashingagamo ibirindiro by'ingabo ze mu mwaka w'190 mbere ya Kristo. Yari yiteguye kurwana n'Abaroma. Bivuga ngo iyo ntambara yo kuri uyu Antiyokusi arimo agwana nayo yaje gushegesha uyu mujyi w'Ituatira uza gusenyuka. None uyu mujyi waje kongera guhura n'ibibazo ngo uzimangatanwa cyangwa se uza kuzuramo inyigisho z'ubuyobe z'abamontaniste mu kinyejana ca gatatu nyuma ya Kristo. Hanyuma nguko twabivuze, ubutumwa Kristo yageneye iri torero burimo cyangwa ijambo rikuru ririmo nirivuga ngo kwitondera abigishwa b'ibinyoma. Hanyuma ni ukuvuga ni ukwitondera abigishwa b'ibinyoma. Hanyuma hano aha twasomyeho bakakubwira ngo icyo abashimira, nanone arabashimira yuko imirimo yabo ya nyuma yaruse iya mbere kuba myinshi. Hanyuma rero turagira ngo bene data, nguko iri jambo ry'Imana twarisomye rikatubwira aya makuru, ariko aya makuru ni twebwe areba. Yesu arimo arabashimira, akabashimira imirimo bakoze, kuko bo batangiye bakora gakeya ariko baza gusoza ngo bakora cyane. Yabashimiye urukundo bari bafite, abashimira kwizera bari bafite, ndetse ngo no kugabura, atari ukugabura ibyo kujya gusa, ahubwo no kugabura ijambo ry'Imana. Bene data, Imana irashaka yuko tukora umurimo, tukagabura ibyayo kandi dushishikaye. Kandi Imana irashaka yuko imirimo yacu ya nyuma yazaruta iki iya mbere. Ubundi muri foromire binarumvikana niba warakijijwe bakwigisha ariko kugenda ukizwa cyane, kugenda winjira imbere, kugenda usobanukirwa byinshi. Ariko kugenda usobanukirwa byinshi ho kugira ngo ugende urushaho kuzamuka mu buryo bwo kwizera no gukorera Imana, ahubwo uragenda usubira hasi. Kubera iki? Ibyo nta kindi kibigutera, nuko Satani azi yuko ukomeje kwizera, ukazamura igipimo cyo kwizera, ukazamura igipimo cyo gukorera Imana, zanga bizakunda hari ikirere wakinjiramo kandi kibitsemo umugisha ndetse n'ibyo Imana yaguteguriye. Rero ndagira ngo bene data twongere tuzamure igipimo cyo kwizera ndetse no gukorera Imana no kugabura ibyayo mu izina rya Yesu. Iyi mirimo na Paulo yarayivuze, akazajya avuga uburyo imirimo yayikoze. Usomye ibyakozwe n'intumwa 14 umurongo wa 12 wakumva amakuru aguhereza. Abaroma 15:19. Nono Bibiliya irashaka yuko tuba abagabura w'ibyayo, kagabura ijambo ry'Imana, kagabura Kristo, kagabura icyo Imana yaguhaye. Hanyuma ahangaha turagira ngo reka twibaze ibibazo bibiri.
nawe uze kwibaza ibi bibazo bibiri. Nibyo tugiye kwibaza. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo mbese mfite kwizera guherekejwe n'imirimo? Mbese ufite kwizera guherekejwe n'imirimo? Kabiri, aho Yesu arashima uko ugabura buri munsi. Mu yandi magambo, Yesu aragushima uko ugabura buri munsi. Kandi ntago kugabura Yesu ashaka ntago ari ukuvuga ngo mwese murafata Bibiliya ngo mubwirize, nubwo utamenya gushomoka ariko ukabwira abantu ko Kristo agira neza. Ubwo ni ubutumwa. Niba ubana n'abantu biba, weho ntiwibe, ubwo ubuvuze ubutumwa. Niba ubana n'abantu bariganya, nturiganye, ubwo ni ubutumwa. Ubugabuye ijambo ry'Imana mu buryo bwa message buri silent, ariko mu buryo bw'igikorwa kiri physical kigaragara. Rero mukwiriye kumenya ngo Imana ikeneye umusaruro ku muntu uwo ari we wese, kandi Imana izabiguhembera mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo nzitura umuntu wese wo muri mwe ibikwiriye ibyo yakoze. Mu yandi magambo, Imana izitura umuntu wese ibyo yakoze. Niba warakoze neza, izakwitura kuguhemba ibyiza ndetse iguhembe n'ubugingo buhoraho. Niba warakoze ibibi, uziturwa ibibi wagize ute wakoze. Uzahabwa igihembo kingana n'ibyo wakoze. Buriya ube mu isi, ubeho uzi neza yuko ibyo ukora byose bifite ibihembo byabyo. Bibe byiza bibe bibi, ufite ibihembo uzahemberwa ku byo wakoze. Niyo mpamvu niba ari ugukizwa, shiramo umwete kuko ibihembo birahari. Kandi niba ari no gupagana, uzashiramo umwete uzi neza yuko ibihembo by'ubupagani nabyo birahari. Niyo mpamvu muri iki gitabo twasomye cyahishura avuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Uyu ni Yohana wabivuze. Rero ndagira ngo mbabwire ngo Imana ikeneye yuko dukora neza kandi tukazahembwa neza mu izina rya Yesu. Hanyuma hano yavuze ngo harimo ngo abakurikiza inyigisho ya Yezebeli, uyita nk'umuhanuzikazi kandi akigisha imbata zanjye, akaziyobya. Yezebeli ni ukuvuga ahangaha inyigisho za Yezebeli bavuga, ni ukuvuga murabizi ku bwa Ahabu, Yezebeli yazanye ibigirwamana bya Bali na Shera, hanyuma akabishira iruhande rw'Imana ya Isiraheli. Noneho agasaba abantu yuko bavuga ngo Bali nayo ni Imana na Ashera ni Imana. Hanyuma muri iki gihe rero iyo nyigisho ya Yezebeli nuko abantu bajya gusenga Imana kandi bakumva ko basenze Imana ishoboye byose, bakanarenga, bakajya mu bapfumu, bakajya kuraguza, bakajya mu bindi, ariko ntago Imana yacu ijya ibangikanwa. Niba warakurikiye Imana, kurikira Imana. Haleluya, Imana ishimwe. Rero izi nyigisho za Yezebeli nuko Imana izibiyama, ikababwira ati niba ari Imana mwakurikiye, aba ariyo mukurikira yonyine. Niba ari Imana mwizeye, aba ariyo mwizera, kandi izabageza aho mukwiriye kugera mu izina rya Yesu. Haleluya. Kandi Bibiliya yavuze ngo unesha akitondera imirimo yanjye akageza ku mperuka, nzamuha ubutwari. Imana izaguha ubutwari, izaguha ubutwari mu izina rya Yesu. No mu gihe utari watabaruka, Imana izaguha ubutwari mu izina rya Yesu. Ndagira ngo rero tubashimire uburyo mwabanye natwe. Hanyuma tuzagaruka turi kureba itorero rya gatanu, ariko uyu munsi twarimo tureba itorero rya kane, ariryo dusanze ryitwa Tuatira, risobanura ngo amayoberane. Hanyuma rero Imana iguha umugisha. Niwumva izi nyigisho zigufashije, utwandikire, ushireho comment. Nimero yacu irahari kuri WhatsApp, iyo nimero uri kubona kuri ekara yawe. Hanyuma tujye turushaho gutegura inyigisho zo kudufasha kumva neza icyo ijambo ry'Imana rishaka kutubwira.
Mana, mu izina rya Yesu turagushimiye, uri data wa twese, izina ryawe rihimbazwe. Tweretse uyu mwanya wose tumaze turimo tuganira na bene data, inshuti zacu, inshuti z'umusaraba, bahereze umugisha kandi ubagirire neza, kandi buri muntu wese umuhereze kumva ndetse no kumvira. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen.